Nongeye kugusuhuza wowe nshuti wa Impotore TV, nkaba nkwifuriza ikaze kuri urubuga rwa YouTube rudufasha kugira ngo tumenye amateka yacu, amateka y'igihugu cyacu, amateka y'u Rwanda, n'amateka y'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Uyu munsi naguteguriye inkuru ijyanye n'u Rwanda rwa kera, igice cy'u Rwanda kitakiri icy'u Rwanda, igice kirimo intambara muri iyi minsi. Nkomeze ntihanganishe abana bavutse ari impunzi kubw'impamvu batahisemo, abana bavukiye mu mpunzi mu buhunzi mu Rwanda cyangwa se Bugande cyangwa se muri Kenya cyangwa se Burundi cyangwa se mu karere kose k'ibiyaga bigari, bisanze ari impunzi bakitwa abanyarwanda, bakaba bitwa ngo n'abatutsi, bakaba bahigwa iwabo muri Masisi, muri Rucuru, mu ntara zose zari iz'u Rwanda, ariko ubu ngubu zikaba zarabaye iza Kongo. Uyu munsi rero nakuzaniye ubushakashatsi nakuye mu bitabo. Ngewe icyo nkora gusa kuri uru rubuga mbaha ubushakashatsi, ntabwo ari ibintu nihimbira, ni ibintu mba nasomye, ni ibintu mba bifite aho nabikura ku buryo nawe nabikwere kubishatse. Uyu munsi rero turaganira kuri ku ntara yiswe Rwanda Belge, le Rwanda Belge cyangwa se u Rwanda Mbirigi. Rwanda Belge ntabwo ari u Rwanda dufite ubu ngubu cyangwa se icyahoze ari u Rwanda Urundi Congo Belge, oya, ni intara territoire yitwaga Rwanda Belge, habagaho territoire yitwaga Rwanda Belge, Rwanda Mbirigi, u Rwanda Mbirigi. Nkuko hariho Congo Belge, habagaho na Rwanda Belge, bitandukanye na Rwanda Urundi Congo Belge. Iyo yari intara itandukanye, akaba ari igice cy'u Rwanda cyashyizwe kuri Congo, igice cya Rucuru. Abazungu bwabyo, ababirigi bwabyo bitaga Rucuru Rwanda Belge, bivuze ko bari bazi ko ari u Rwanda bashyize kuri Congo Belge. Ibi uragisanga mu gitabo cyitwa Les grandes lignes de la migration des Bantous de la province orientale du Congo belge, cyanditswe n'umuyobozi w'umubirigi, umukoroni wari icyo gihe, wari umuvisi guverineri witwaga Alfred Moaller, akaba yari n'umwarimu muri kaminuza ya l'université coloniale, yari mu professeur associé wa université coloniale, yari vice guverineri w'ububirigi muri Congo Belge. Niwe wanditse icyo gitabo, aho nawe yibutsa ko iyo ntara yitwaga Rwanda Belge, habagaho intara rero yitwaga Rwanda Belge. Iyo ntara rero ni iyihe? Ni intara ubu ngubu wakwita Rucuru, territoire ya Rucuru. Ababirigi ubwabo bari bazi ko ari u Rwanda. Rwose ku rupapuro rw'112 haranditseho ngo le Rwanda Belge cyangwa se le Rucuru, kuko bari bafite Congo Belge. Congo bifatiye ubwo bayihindura y'ababirigi, bafashe n'igice kimwe bakita Rwanda Belge. Rwanda Belge, Rwanda Belge rero ni Rucuru, ni territoire ya Rucuru. Urabisanga muri icyo gitabo cye. Ni ubushakashatsi rero nabazaniye buvuga iyo ntara uko yari imeze, abari bayigize n'abayitwaraga. Niyo ntara ubu ngubu irimo intambara cyane, intambara y'abari abana bashaka uburenganzira bwabo, baharanira uburenganzira bwabo. Ni intara yitwaga rero Rwanda Belge, ngo bakwita territoire ya Rucuru. Iyo ntara rero yari y'u Rwanda kuva kera cyane. Umwami wahanze u Rwanda twese tuzi witwa Gihanga Ngoma Ijana, yayigezemo, yarayisuye icyo gihe, yarayisuye, ndetse n'abari bahatuye bari ba nyirarume, bari babyara be nako, kubera ko nyina umugore wa Gihanga Ngoma Ijana yitwaga Nyamususa, umukobwa wa Jeni rya Rurenge, akaba yari umusinga w'umurenge. Iyo ntara rero ituyemo n'abasinga cyane kugeza na bugingo n'ubu, n'umutwari wabo uriho ubu ngubu witwa Ndeze ni umusinga, akaba akomoka muri ibyo bisekuru cyane bya kure bya Gihanga, bya ba nyirarume ba Gihanga. Bose bari abanyarwanda, n'ururimi bavuga ni Ikinyarwanda, mwese murabizi bavuga Ikinyarwanda. Rero iyo ntara yari intara y'u Rwanda. Igihanga yarayisuye, ndetse n'umugore we niwe yakomokaga, kubera ko igice cy'abasinga cyavaga mu Bugoyi, muri Rwerere, kikagera naho ngaho hanyuma hakurya y'ibirunga muri Rucuru y'ubu ngubu, muri Rucuru y'ubu ngubu. Ni muri ntara rero, mu ntara ubu ngubu bakongomani bita Rucuru. Iyo ntara rero ikaba yari ifite uturere duto duto, hari hariho uturere tuyirimo nk'akarere ka Bwisha, Gisigari n'utundi. Utwo twose n'uturere turi muri territoire ya Rucuru ubu ngubu. Noneho turebere hamwe abatware bayitwaye ni bandi. Nakubwiye ko kuva ku bwa Gihanga kera mu kinyejana cya 11 Rucuru yari y'u Rwanda, na nyuma yaho tuza kubona kera ku zindi ngoma ntibavuga uko yagiye itwarwa, ariko tukabona ko Ruganzu Ndori yahagaruye. Burya Ruganzu ibyo yakoze ni ukugarura u Rwanda, ntiyabaga ari ku Ruhanga. Wahanze u Rwanda ni Gihanga, ariko uwarugaruye rumaze gutatana
ni Ruganzu Ndori, kuko hari igihe abatware b'intara zimwe na zimwe bihaga kudatanga amaturo y'ibwami, bakigomeka bakaba abagome, bakigomeka ku Rwanda. Icyo gihe rero umwami byabaga ngombwa ko abatera akabagarura. Ruganzu rero niwe wabagaruye, tubona ko mu gihe cyo gusongera ahagarura, aranahatura, n'abandi bami bamukurikiye bagiye bahatura bakanashyira n'abatware. Mu batware rero bazwi b'Abanyarwanda harimo uwitwa Rugaju rwa Mutimbo, uyu ni umusinga ndetse ni na sekuruza wa Ndeze uriho ubu ngubu umwami wa Rucuru Ndeze. Rugaju rwa Mutimbo w'umusinga wari umutoni wa Yuhi Gahindiro, mu gihe umwami w'u Rwanda witwaga Yuhi wa kane Gahindiro yari yimye, inshuti ye umutoni witwaga Rugaju rwa Mutimbo yari umutware wa hehe wa Rucuru, yarahatwaraga icyo gihe. Nyuma ye haje gutwarwa na Gaga n'umuhungu we Rwakagara, abo ni Abega murabazi mu mateka y'u Rwanda barazwi. Nyuma ya Rwakagara haje gutwarwa n'umuhungu witwaga Nyamushanja wa Rwakagara. Nyuma Nyamushanja rero umwami yahagabiye umugore we yakundaga cyane witwaga Sekarubera. Sekarubera yari umugore wa Mutara Rwogera. Urumva aho ngo mu 1840 ababiri batari bahagera hari u Rwanda. Urumva ko umugore umwami yarahamugabiye yitwaga Sekarubera, ariko kubera ko yari umugore yahaye igisonga cye kitwaga Rutamu. Uyu Rutamu rero ni se wa Namuhanga w'Umubanda, abo n'Ababanda n'ubu ngubu barahari n'umuryango uzwi uri muri Rucuru. Rutamu rero ni se wa Namuhanga, Namuhanga akaba ari waho ngaho muri ako gace ka Rucuru. Urumva nyuma ya Sekarubera umugore wa Mutara wa kabiri Rwogera, Rucuru yatwawe na Muhigirwa umuhungu wa Rwabugiri, igikomangoma Muhigirwa twese tuzi twe na Nyaruguru, yatwaye aho ngaho. Mbere ya Muhigirwa gato ariko na Rubega rwa Nkusi, Rubega rwa Gahindiro nawe yarahatwaye. Hanyuma hatwarwa nanone n'umugaragu wa Rwabugiri witwaga Bayibayi wa Buki, nawe ni umusinga wa Muhabwa, umusinga w'Umuhabwa. Bayibayi ba Buki bwa Muhabwa w'umusinga nawe yarahatwaye. Nyuma ye ku ngoma ya Rwabugiri hongera hatwarwa na Segore mwene Nshizirungu. Ariko abo bose nubwo bari abatware ntibakundaga kuhatura, baga bari ibwami, kuko umwami iteka yabagashagawe n'abatware be bakuru, rero bakashyira ibisonga byabo. Ubwo nkuko rero niko yatwawe. Rucuru yari y'u Rwanda kugeza aho imipaka ihindutse mu 1910, nigo inama yabaye, ariko bayikata neza ku mugaragaro muri 1911. Mbese ubu ngubu imyaka hafi 110 irarenze, kiriya gice kigiye kiba kirimo igice kimwe Abanyarwanda batemerwa n'abandi bakongomani bakure, abantu bo muri Kongo y'uburengerazuba, muri za kuri Atlantique no kuri Fleuve Congo hakurya umupaka na Brazzaville, bariya n'abakongomani abakongo mu gihugu cy'aka Kongo cya kera. Ntibazi ibyaka gace, bapfa kuvuga ngo ni igihugu cyabo, ngo barashaka kubibira igihugu. Kandi urumva hagati yabo n'uburasirazuba bwa Kongo hari intambara, harimo ibirometero birenga 200. Ntibazi iyo biva niyo bijya, ntibazi n'umuco waho ngaho, ntibazi, bapfa kuvuga gusa ngo aho ngaho ngo nahabo ngo saha u Rwanda. Mu by'ukuri rero biragaragara ko cyari igice cy'u Rwanda. Mbabwiye uko ababiri ubwabo abakoloni, ibisi bya Alex Kagame umunyarwanda, wenda navuga ngo uko yari u Rwanda avugiraga u Rwanda. Iyi ni raporo y'Ababirigi mu gitabo cya mbere cyitwa Les Grandes Lignes de Migration des Bantu de la province orientale du Congo belge, cyanditswe n'uwitwa Alfred Mueller yari vice gouverneur w'Ababirigi. Niwe wanditse icyo gitabo, akavuga ko hariho intara yitwaga Rwanda Belge, itandukanye n'u Rwanda Congo, Rwanda Urundi Congo Belge. Oya, Rwanda Belge ni territoire y'u Rwanda yagiye kuri Congo, ni intara y'u Rwanda yagiye kuri Congo. Murabisanga ku rupapuro rw'112. Undi ubivuga nawe uvuga abo batware n'abasomeye ni igitabo cyitwa Un royaume hamite au centre de l'Afrique. Ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Père Pages, missionnaire de l'Afrique mu abaterebra, babitaga Abanyarwanda bitaga abaterebra, aba Père Blanc mu missionnaire, nawe n'umubirigi nawe. Urumva izo nkuru zabo bazungu banditse bababirwa ubwabo, ubazi neza aho bategeka ko bari abakoloni, batanze n'abatware babo ko administration bose nibo bavuga ayo mateka yako gace. Urumva nta muhanga n'umubanda, akaba ari umusufi, yari igisonga cya Sekarubera umugore wa Mutara Rwogera. Hakaba hariho na Ndeze ubu ngubu w'umusinga,
akaba nawe yarasimbuye Kizurungu w'umuha. Kizurungu nawe yari umuha ariko akaba nawe yaratwarirwaga Kigenzi, yari igisonga cya Kigenzi. Mbese iriya ntara yagiraga abatware babaga ibwami mu Rwanda, ariko bakagira ibisonga byabo bihababera, biza kubaha amaturo, biza kubamenyera amakuru yaho ngaho, ariko urumva ko ni intara izwi Rucuru. Tuzagenda dukomeza tukubwira n'andi mateka y'ako gace ubutaha, tugere ku ntambara iri ubu ngubu, aho ngaho nabagiraga gusa inkomoko ya kariya gace ka Rwanda Belge, gatandukanye na Rwanda Burundi Congo Belge, ahubwo ni intara ya Rucuru. Ababirigi ubwabo bitaga c'est le Rwanda Belge, le Rwanda de la Belgique. Murakoze cyane.